Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese abakurikiye Philop muri uyu mwanya, twizere yuko mumeze neza aho muri, twizere ko muri amahoro kuko ibyo nibyo tubifuriza. Uyu munsi twongeye kugarura umutumirwa D4D, ku batarakuri iki kiganiro cy'ubushize turaza kukibashyiraho muri comment section. Ubushize twibanze ku buzima bwe akiri muto, ko yazamutse, ko yakuze n'ibyo yagiye ageraho. Ariko uyu munsi turaza kwibanda ku rugendo rw'urushako rwe. Didier, tugwaye karibu, tugwaye ikaze. Murakoze cyane Alphonse, meze neza? Meze neza, turagira ngo tuganirize, utubwire urugendo rwawe rw'urushako, ariko dutangirire umenyana na Diane. Ese byaciye mu zihe nzira? Urabitubwira mu ncamake kugeza ugeze igihe cyo gukora ubukwe. Nanjye nk'abandi basore bose, urumva hari igihe cyageze nyine imyaka y'ubusore ngomba kuba nagira umukopine cyangwa se ngomba kuba nagira umuntu uri mu buzima bwanjye. So rero ngewe nashatse ndi muto, reka mbyite gutyo, sinari muto cyane ariko nashatse ubu tumaranye na Diane imyaka, turi mu mwaka wa 14, ariko nanone tumaze imyaka 17 mu rukundo. Navuga ko 3 ya mbere nyine kwari ugukundana nako kumenyana ubucuti, hanyuma rero tukaza kugera igihe cyo kubana. So rero nkuko warumbajije, wenda reka njye mu ncamake numve nimba mbishobora kuko ni long story. Urumva nshakana na Diane yari muto, nanjye nari muto, ariko twari dusohotse no mu bihe bikomeye igihugu cyacu cyari kirimo. Wenda ntabwo byari biri hafi aho, muri myaka y'95 byarigiyeyo, wenda imyaka twaragiye tubaho umuntu yishakisha yongera gushaka gusubiza ubuzima mu buryo. Hanyuma rero tuza guhura, hari ibintu nakoraga natangiye muri 2000, ndumva nabitangiye muri 2000. So byitwaga patronage byari ihuriro guhuza abana, urubyiruko. Urumva byari byaracitse, hanyuma kubera ko nakubwiye ko mu buzima bwanjye nagiye mfata responsibility ndi mutoya, natekerezaga ikintu cyakorwa nyuma y'uko wenda igihugu gitangiye kwiyubaka, hari ibyagiye mu buryo. Icyo gihe hari ikibazo cy'ibikomere, imyumvire, cyangwa se n'ikibazo cyo kwibaza aho abantu berekeza. Nuko rero mfata decision yo kuba nagarura ibintu bitwa patronage. Nkorana n'abapadiri, bari abapadiri bera icyo gihe. Mbabwira ntabwo niriwe mbabaza, nabanje gukusanya uko bigenda. Hanyuma rero ngewe mbabwira ko nshaka kujya mpuza abana kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 25 muri icyo gihe, kugira ngo wenda mbankadre, mbabwire, mbamotive mu buzima, mbabwire icy'ingenzi bakwiye kuba bakora mu buzima. So ni muri urwo rwego rero yaje azanye n'uwitwa n'umwanimatrice. Abanimatrice bari abantu, n'abanimatrice bari abantu nabaga nafashe, wenda turi mu kigero kimwe, cyangwa se biga muri kaminuza, cyangwa se barangije segonderi, hanyuma nkabaha kwankadra abandi. So icyo gihe rero Diane yazanye n'umwe muri bo. Ndabyibuka twari turi muri patronage, ndi gutanga, hari ukuntu natangaga icyo bita debriefing, cyangwa se kuha abana icyo bari butahane, kugira ngo wenda mu mitekerereze yabo bagire ukuntu bafokasinga ku buzima. So mubona yazanye yaje kureba umwanimatrice, yari umukobwa rwose ubona muto, ariko ukabona aracecetse, ukabona hari ukuntu mbese afite wa mutima, mbese kwa kundi ubona umuntu ari umukobwa akiri muto, ariko ukamubonamo ukuntu ari umuntu ufite icyerekezo, cyangwa se ufite icyo ashaka mu buzima. Akabone nubwo twarasohotse mu bintu bikomeye. So rero mubonye ndamusuhuza nk'ibisanzwe. Icyo gihe banyitaga directeur, urumva yaraje ransuhuza. Hanyuma rero turaganiramo gakeya, nkajya ngerageza kugira ngo uriya ngiye nganira n'abantu kenshi, nkunda kuba ndi guseka, ariko nanone nkacomekamo akantu gashaka gatuma menya abo bantu ubuzima bwabo. Turi kuganira rero n'abo banimateri n'abanimatrice, twagiye gusangira. Nuko nkajya nkamubaza ku makuru ye. Ese ko mbona ucecetse, ese wavuze ko natwe tuba turabaza. Ofite ibintu nk'ibyo ngibyo bituma umuntu wenda ashobora kwirekura. So rero uko twagiye, uko uwo munsi warangiye ubona nawe nyine yishimiye ko wenda yabonye kurikije ukuntu abandi wenda banyubahaga cyangwa se batinyaga, reka mbyite gutyo, n'abana muri rusange, akabona namwiyentereshejeho. Hanyuma rero
ataha nyine abona ko abwira uwo mwanimatrice ko rwose yabonye umuntu ubayobora ari umuntu uri seriye kandi abona ari mutoya. Nuko rero niko natangiye gushaka kumenya amakuru ye, njya iwabo kubasura bisanzwe. Nabajije uwo mwanimatrice niba ashobora kubasura, njya kubasura nanabatunguye ntanababajije, nciye kuko wabaga muri Saint Notre Dame, njyayo babona umukecuru we rwose abona ndakomanze, nyuma ndinjiye ati uje kureba nde? Nje kureba Diane. Ati se wowe urinde? Ni njyewe ndi umujene w'inyamirambo kuri paruwasi wankadara urubyiruko. So nari nje kumureba. Uje kumurebera iki? Nari nje kumureba tout simplement, yaje kudusura. Hanyuma rero nciye hano ndabareka musuhuze. Nuko nyine mama warambwira ati rero yaragiye ntawe uhari, ariko wazagaruka wenda hari. Urumva? Nuko ngenda mbabaye, ariko ngize Imana. Mbaza uwo mwanimatrice arambwira ati ubwo wagize Imana mama we ntakumerere nabi, dore ko ubundi abantu iyo bagiyeyo abamerera nabi, ubwo nta kundi nyine uzapanga usubireyo. Nanjye sinatinze kubera ko urumva hari ibyo nashakaga kuintroducinga, nubwo wenda batarabizi. Haciye iminsi mike nsubirayo nyine ndamubona, tuganira ibintu bisanzwe, akumva ndi kuvuga ibintu nyine biruta imyaka yanjye, reka mvuge gutyo. Hanyuma rero mubwira ko byari kumusura bisanzwe, ndigendera bisanzwe. Ubwo njye nashakaga buriya mu rukundo rwanjye buri gihe nabanza gushaka amakuru mbere yuko nintroducinga n'ubwo bucuti buri hafi, nabanza gushaka amakuru. So ncishijemo iminsi nyine uko agenda agaruka, twakoze ibirori akaza nkamutinyura, nimba ari ibintu byo kubyina nkamubwira ni ngwino tubyinane, ni wowe ubundi tukwe kwa tubyinana, abantu bakamuserereza, atangira kuntinyuka gutyo. Nibwo rero namusabye ko wenda twazahora tukaganira. Hanyuma tuza guhura ku cyapa cyo kuri Cosmos Nyamirambo, ndabyibuka. Agiye kureba abandi bantu. Hanyuma ndamusuhuza, yaravuye muri bus, ndamusuhuza ndamubwira ndetse bite, mperuka nzi wanyu, nabonye rwose muri abantu beza, ese wazaretse tukaganira tukaganira nkagutumira tukicara ahantu tukaganira tugasangira. Ati ubu ngubu ndagiye, araba inshuti be yaragiye kureba, ariko ntacyo wambwira umunsi tukazaganira. Mutumira mu cyumweru gikurikiyeho, ndabyibuka itariki sinyanyibagirwa zari 17, aranyemerera. Hanyuma rero araza turahura turasangira, ariko mu gusangira mubwira nyine uko njyewe namubonye, kuko uko nabonye mubwira ko nabonye ko ashobora kuba wenda ari nk'umuntu wigire nk'ibibazo, ari nk'ibyo byo mu gihe twari tuvuyemo, situation za famille ye. N'ubundi koko nsanga yagize ibyago, papa we yicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi, yari afite imyaka 8, ari mutoya. So jewe cya kintu niyumvagamo cyo kuba afite ikintu kimeze nka zahabu ngomba gucukura, cyangwa se ngomba kumushakamo kugira ngo tuyigaragaze cyangwa se tujyanirane mu buzima. Deja nari ntangiye kucyumva ko nabonye ko afite nk'igikomere wenda cyamuremereye, ku buryo yumva abantu nta muntu wenda yakwizera cyangwa se ubuzima. Nuko rero mu kuganira, kubera ko ngiye nanjye ndi umuntu buriya n'inshuti zanjye ntabwo nyanshingira ngo zirafite cyane zifite. Inshuti zanjye mba numva twasangira bya bindi biri deep of it, tugahuzwa no kugira ngo ibibazo mfite tubijyemo in deep, dushaka ukuntu twabikemura. Ntabwo njya mpuruzwa n'abantu kubera ko bafite, kubera ko nzi neza ko umuntu ashobora kuba afite uyu munsi ejo ntaba afite. So ubwo rero urumva mu kuganira ngenda ninjira navuga mu bikomere bye, ninjira mu marangamutima ye in deep, kubera ko yari yangiriye icyizere muri izo nshuro zose yari yambonye. Yarirekuye turaganira, hanyuma ndangije ndabyibuka rwose n'amagambo namubwiye. Tumaze kuganira turi gusangira, ni se wowe ubundi wowe ugira umuntu mukundana, nsanga ofete ameze nkaho ntago yafite izo feelings zo kuba yakwinjira mu rukundo n'umuntu, kubera ko nyine urumva ibyo byose byagiye biba akiri muto, no kwiyubaka na bya famille, ibibazo by'umuryango bibaho, ugasanga abantu benshi barparanganye kubera wenda n'ibyo bintu baba baranyuzemo. So aza gusanga ya mateka ye mbaye nk'uyateruye. Hanyuma ninjye wamubwiye nti rero nimba ntawe ufite mukundana nanjye muri iki gihe turi kuvugana, nta nubwo ngiye kukubwira ngo dukundane, gusa nakubwira ngo ndumva dusangiye ubuzima bihereye kuri ubwo buzima wanyuzemo, cyangwa se bihereye kuko wiyumva mu marangamutima yawe, nayo wansangije, ayo nari buzamenye, ayo ntari buzamenye, tukaba duhuye ukayambwira tukaganira. Njye ndumva rwose icyo ngicyo gishobora kutuzirikanya
kugira ngo dutwarane ubuzima, nanjye kubera ko ntabwo ubuzima bwanjye bwari burambuye cyane. So ndumva ayo mateka nayagutwaza tugatwazanya, so hari ikintu cyagerwaho kameme. So buri mubwiye gutyo rero nkabona ararushaho kurira, ararushaho kugira amarangamutima, aranshimira cyane, ambwira ukuntu ntasanzwe, ambwira ukuntu n'ubwa mbere aganire n'umuntu muri icyo kigera kumva ari kuvuga, ntari kuvuga uzansure mu rugo, ntari kuvuga ibintu ufite bya bindi umuntu bamuhawe kazi akahita profita. Arambwira ati rero rwose nagira ngo nkubwire, nanjye ndumva mu marangamutima yanjye rwose ndumva harimo, ndumva no gukunza uburyo bunini ushobora kuba tutavuzeho ariko buri bunini. Ndambwira rero from today njyewe reka nkubwire mu buzima bwanjye ufite tubayemo guhera uyu munsi. Nibwo rero namubwiye n'ujya ugira ikibazo ujya umbwira icyo tudashoboye gukora, byibura nituganira nzaguha icyizere cy'uko gishobora gukemuka, nzakwereka inzira, nzagufasha, nzaguprotectinga. Ikintu uzi ko cyakubayeho kitari cyiza ufite ngiye kukubera icyo wifuza ku muntu wese yakubera. Nimba wenda papa wawe yaragiye, kuko yakundaga papa we cyane, noneho urumva n'imyaka 8 yari wa mukobwa wa papa cyane. So kandi papa wabo yari umuntu mwiza cyane, yakoraga US Embassy, yari umuntu ufite ukundwa n'abantu benshi, kubera ko nyine unabonye ukuntu abantu bari batuye. Urumva mama we yigishaga muri lycée, uko bari batuye abarimu babana bose bazaga iwe kubera papa wabo, kubera ukuntu nyine babaniye abantu. So urumva rero yari yaragize nka esheke y'ubuzima, yumva nta cyizere afite kubera ko uwo papa we wamuharaga iruhande yari yaramubuze. So abantu benshi rero baganiraga, barebaga wenda ubwiza bwe, bagashaka kumukatisha wenda muri icyo gihe buri wese yarirebaga. Nibwo twari dutangiye kujya tumenya gusohoka, nubwo twari dutangiye kujya twumva ngo abasore abajene nyine, twebwe rero twari twaranavukiye no mu mujyi, wasanga twikozeho turi abantu bahora bari ku bintu bigezweho. So kubona umuntu rero ufite ibitekerezo, kandi noneho yari yaranambonye no muri ibyo byo korera abana, nibyo nabwiraga abana muri icyo gihe, akabona ukuntu bantega amatwi, akabona ubuzima nahinduye, akabona harimo n'abantu bakuru. So byamubereye nko kuvuga ngo ni wa muntu Imana yari yashyize mu buzima bwe kugira ngo uruhukireho, reka mbyite gutyo. So uko kuruhuka rero ngewe niko nashakaga ku muntu, kuko gukunda umuntu n'ubundi utazaruhura imitwaro, ahubwo ukamwongerera imitwaro, ni ikintu nari naravuze ko mu buzima bwanjye ntashobora gukora. So kuko n'ubundi sinigeze mbaho ngira ibintu byo kunaniza umuntu nkamushyira mu buzima kugira ngo ufite mugire igikoresho. So ubwo urumva rero nanjye kubera ko twari twaganiriye, akambwira ibikomere, ibindi bintu byinshi atigeze abwira uwo ari we wese. So numva ko nyine Imana impaye umuntu at least ninjira mufasha ukuboko nkinjira muri iryo juru, bizaba ari igitangaza, ari umunsi mukuru, kubera ko Imana izayibona ko misiyo yampaye at least nyikoze, nubwo byaba ku muntu umwe. Ubwo dutangira urukundo gutyo, akajya rero anyirekurira, ndamubwira, ntangira mumara icyo navuga ubwoba, mukomeza tugenda mu buzima dushakisha. Icyo gihe nta kintu umuntu yabaga afite, umuntu akakwereka ko n'igihumbi afite mwakibamo, nuko dukomeza gutyo. n'iwabo noneho ngenda ninjirayo nkaganira nabo, abafite ibibazo batari n'abavandimwe be nkabafasha mu gihe cyanjye ndi mutoya. So nuko ninjira mu muryango, abantu batangira kumenya inshuti ziwabo, bamwe ndetse batangira kumbwira ati uzi kuri kuba nk'uko papa we yari ameze kuri we, ufite papa we yari ameze nk'ari protection, ko ni nawe bucura. Urumva rero bakambwira ko nyine ndi gukora ibintu, ndi gukomereza nk'aho papa we yari yagereje. So numva rero bigenze gutyo, urukundo nuko rurakora, nuko biza kugera igihe mubwirane, aho kugira ngo ujye tuba turi kumwe, kuko icyo gihe naramuherekeza nkamugezi wabo, akongera akangeza mu rugo, atari uko turi kuvuga ubusa cyangwa kureba ibintu, ari uko ari kunganiriza, yaba amateka akomeye, yaba ibyo afitiye ubwoba bw'uko wenda atageraho, yaba nanjye ibyo nanjye ntarageraho ndi gushakisha, nkamwereka uburyo bishoboka. N'ibyo nari narakoze ndi mutoya, nkamwereka uburyo bishoboka, nuko urukundo rurakura, nuko turabana ngayo nguko. Ni byiza cyane. Hanyuma nashaka kumenya, muri icyo gihe muri fiyansaye, ndumva yarafashe hafi imyaka 3. Ibigeragezo mwahuye nabyo ni ibihe? Ese nta hantu byageze ukumva bitazashoboka, ukumva bishobora no guhagarara?
ese n'ibyabavumye, ese n'ibyabagoye, ese by'ubukwe, ibyo bintu byose, si inshuti zabyitwaragamo gute? Mwabonye sapoti ku mpande zose, imiryango, mwabonye sapoti ku mpande z'inshuti, ibintu nk'ibyo nabyo bidusangiza mu camake. Reka mvuge ko ngewe nagiriwe amahirwe y'uko ababyeyi banjye bansapotingaga mu bintu byose nakoraga ndi mutoya. Ugasanga wenda ntibansapotinga mu buryo bw'amafaranga, ariko nakora ikintu nubwo cyaba kitagaragaye ukuntu umuntu yatekereza kwiza muri ako kanya, bagatekereza impamvu y'icyo kintu, ku buryo kumbwira ngo iki wakigenza gutya byari ibintu biborohera, cyangwa se kumbwira ngo icyo ugikoze gutya byagenda gutya, cyangwa se kumbwira ngo iki nicyo byari ibintu byoroshye. Ikindi cya kabiri, challenge zo ntizibura, kubera ko icya mbere muri icyo gihe dushakana ubushobozi bwari bukeya cyane, nta bushobozi umuntu yabaga afite. Ndabyibuka nabyita ngo byari ugupfundikanya, ariko kubera nyine kugerageza guhuza ubushobozi ufite n'icyo ushobora gukora ako kanya, urumva n'ubundi nashoboraga kuba mfite abana 1500 muri patronage, nta nkunga, nta kintu na kimwe mfite, ariko nkagerageza bombo zibonetse cyangwa ikintu kibonetse nkakibyaza umusaruro kugira ngo abo bana bishime. So ntabwo rero byari bigoye ku buzima bwanjye kuba nari mfite challenge z'ubushobozi, ahubwo byatumaga nkunda kugira viziyo. So nabaga mfite viziyo, mfite imitekerereze wenda, ariko ntafite mwaye zinsimbutsa ngo zingeze aho hantu. Kimwe no mu bintu byamfashije ni icyo ngicyo, kubera ko urumva ari ababyeyi barakureba bakagira ngo ababyeyi be, kuko abanjye bo nami kuva kera nkiri mutoya, iyo nubwo nakundana n'umuntu nahitaga muzana mu rugo nkababwira ko uwo muntu nshaka kubana nawe, cyangwa se nzabana nawe, ibintu byose nzakora bizabiganisha muri iyo nzira. So kube rero babyitaga gakungu rimwe na rimwe, ugasanga ntibabyumva, barabona ugendana n'umukobwa wabo, bakabona uraje uricaye. Cyakoze wenda ikintu nari mfite nuko yaba we yaba bo, iyo twicaraga nko mu rugo, bumvaga bashaka kumva ibitekerezo mfite, bumvaga bishimira kumva ibintu ndi kuvuga, kuko n'ubundi niyo bavugaga n'ikintu kundi muntu nabahaga igitekerezo bakumva nicyo kirakoreka. Abavandimwe be batari bameze neza wenda icyo gihe kubera n'ibibazo by'intambara n'iki, akabona ni njyewe ubashyira ku murongo, ugerageza kubabwira ati mukore gutya mugire gutya, cyangwa se na mama yaba yacitse intege akaba ari jye uhari. So urumva rero byatumye ngewe bambonamo ibitekerezo cyane kuruta ubushobozi. So bya bindi byo kuvuga ngo wenda no kuzerera, cyangwa se ni bya bindi mugiye guca amatana ejo muterana amada, bikaba ari ibintu mbese babona ni umuntu uri responsable uri kumwe n'umukobwa wabo, ku buryo no mu rugo buriya ngira abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye, iyo naberekaga umuntu kubera ko babaga bazi ko mfite gahunda, wasangaga nyine nabo bamukunze. Urumva rero challenge ya mbere yari uko babonaga nta bushobozi bakibaza ibizakurikiraho. Icya kabiri hari uko muri icyo gihe iyo umukobwa yabaga ari kumwe n'umuhungu, bumvaga ko ari bya bindi byo kuryamana gusa, hanyuma ejo watwita cyangwa wagira ikibazo umuntu akaguta. Ikindi cya kabiri, ngewe nakuze mba mu bintu bimeze nk'iby'abandi batabamo, reka mbyite gutyo. Baba ari abantu bagira ibigare, nge nkaba n'umuntu bakunda ibigare. Naba ari umuntu uganira, nkakunda kuganira ubuzima, nkakunda kuganira ibintu nifuza kuzageraho, uko numva nshaka kuzamera. So urumva rero ibyo bintu byatumaga babinkundira. Ikindi cya challenge cyabaga kiriho nuko iyo wabaga uri kumwe n'umuntu uri kumwizeza ko muzabana mu gihe kiri imbere imyaka 3-4, habaga hari abandi bafite udufaranga muri icyo gihe bashobora kumubwira ati uriya muhungu ari kugutesha umwanya. So ukirirwa rero urwana intambara za uriya ko mbona mushaka kandi uri mutoya, undi nawe ukabona ufite izo ntambara ukazirwana uzifatanya n'ubushobozi bwawe. So urumva rero izo ni zimwe muri challenge umuntu yagiye agira, noneho hakabaho n'icyo kibikomere rero, kuba uri muto noneho ukagira n'undi muntu nanone ufite ibikomere nawe uri mutoya, ariko agufata nk'aho uri nimero ya mbere yo kumukiza ibikomere. So urumva rero challenge yo ntiyabura, kubera ko akubwira ibintu kumva ntushobora no kubyumva, ariko ngewe kubw'Imana n'amahirwe cyangwa se n'ikimana yandemeye, byabaga ari nko rwose numvaga ari byo nshaka kumva, ibintu by'ibikomere, ibintu bitagenze neza nanjye nari mbifite, ariko ibyanjye bitagenze neza nkabivuza, ibye bitagenze neza, kandi Imana ishimwe ko byagenze neza kugeza uyu munsi. Birumvikana kandi ibintu byari bikenewe. Ni byiza ko urubyiruko rubyumva bakamenya ese iyi ni imwe mu nzira zishobora gukoreshwa kugira ngo umenye uwo muzabana, ko benshi bajya babigiraho ikibazo bakabyibazaho. Twihuse rero tugeze mu rugo, murashakanye,
ese ikibazo nshaka kubaza ni kuko mumaranye imyaka 14 abakurikira social media zawe nko kuri Facebook n'iki bakunda kubona ukunda kupostinga Diane muba muri kumwe kenshi mubwirana amagambo y'urukundo harimo imitoma n'ibindi n'ibindi iyo tubirebye ubwo twecyo tuvuga bareba no kuvuga ngo aba bantu babanye neza ikibazo cyangero kikaba ari iki ngiki ese birashoboka ko abantu bashobora kubana neza cyane cyane muri iki gihe cyane cyane abakigaragara ko bakiri bato yego mumaze igihe kitari gito ariko nanone ntabwo ari kinini ntabwo twavuga ngo imyaka 14 ni igihe kinini cyane ariko nanone ni igihe gihagije kugira ngo umuntu abe yamenya ati ibintu biragenda cyangwa ntibigenda birashoboka ko abantu babana neza ese niba bishoboka ni iki cyagushoboza kugira ngo ubane neza n'uwawe igisubizo cya mbere ni uko birashoboka icyo ni kimwe ariko kugira ngo bishoboke bibanza guterwa namwe babiri kubera ko reka mfate urugero ubundi impamvu umuntu umwe abana n'undi tuvuge nge nkashaka umugore tukabana ntabwo ari ukubera ibyo afite ni ukubera ibyo nshobora ngewe kuba namufasha cyangwa se nshobora kuba namuha akarenga urwego yari ariho akajya ku rundi rwego so impamvu uvuze ngo ni mwe babiri ni uko mu buzima tubaho ubwo ari bwo bwose nta muntu n'umwe uhora atekereza ibintu bimwe ngo abe ameze kimwe aba ari muri mood imwe ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukubanza ukiyemeza kuba nimba uriya aramutse yaguye cyangwa se yaciye ari hasi mu marangamutima wowe ni wowe ugomba kuba umuzamura mu marangamutima nawe igihe wamanutse hasi nawe akakuzamura mu marangamutima ariko mu gihe atashoboye no kukuzamura ukabanza ukamenya neza ngo uyu muntu impamvu mushatse cyangwa se umuntu mu mpamvu mushyize mu buzima bwanjye icyo dushaka ni iki kubera ko buriya nta muntu n'umwe ubana n'undi batabanje kuvuga ngo aho bagana ari heza biza guhinduka nyuma kubera ko umwe yitiranyije ibintu kubera ko umuntu arakora ikintu utatekerezaga ko yakora ukahita ukita uwo muntu kukitirira uwo muntu byo nibyo ariko kucyita uwo muntu ni ukuvuga ngo wowe wabanye n'uwo muntu ariko ntabwo ushaka kumenya ibyo adashoboye ntabwo ushaka kumenya ibyo afitemo imbaraga nkeya wowe urashaka kumurebera gusa turaseka nimba ari amafaranga arayazana nimba ari mwiza ni mwiza nimba aberwa araberwa ariko ntabwo uri gutekereza uyu muntu ashukitse bigakunda njyewe ngomba kuba mpagaze hehe ese uyu muntu aramutse agize ibyago akagwa mu ikosa nk'uko nawe warigwamo njyewe nkwiye kuba mpagaze hehe akaba ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo gukundana cyangwa se urushako ni nk'uko twabifata nk'amashanyarazi cyangwa se nkunda kubivuga ibyo bintu kugira ngo abantu babyumve twabifata nk'amashanyarazi na generator mu by'ukuri iyo ufite generator ufite n'amashanyarazi asanzwe icyo gihe iyo amashanyarazi asanzwe abuze generator urayatsa n'ubundi gatanga urumuri mugacomeka ukagira gute icyo ubukeneye wowe ni urumuri no gucomeka ibintu byawe amapareye n'ibiki byose so nimba umuriro ubura ugacana generator ugacomeka umwe akwiye kuba ari umuriro usanzwe undi akaba generator kugira ngo mutazabura umuriro so no mu rukundo rero umwe ashobora kuba yashizemo essence reka mbyite gutyo undi ari kwaka noneho mu gihe undi wenda bamukubye atari kwaka wa wundi akaba afite essence ari kwaka icy'ingenzi nuko haba habona so no mu rukundo rero abajene cyangwa se abantu bakundana bakwiye kuba bumva ko ikintu cya mbere nuko ukwiye kuba wumva ko aho umuntu yagize intege nkeya zibizo yakoze ari ibintu tujya twita ngo ntabwo ngo twabyakira ntabwo twabisiporuta ariko rimwe na rimwe tukabivuga kubera ko biri ku bandi urumva wowe byaba bikubayeho ukumva abantu bakwiye kuba bakumva so ibyo rero nibyo byatumye ngewe ntekereza nk'abantu okay mu gihe atameze neza wenda ari mu marangamutima atameze neza ngomba kuba mubera apui cyangwa se ikintu yicayeho kugira ngo yongera azamuke ofete sintumagwa ngo ajye munsi yaho yahoze urumva ikindi cya kabiri nawe mu gihe ameze neza hari igihe aza akambwira ijambo rikanyubaka nkaba nshobora guhangana n'ubwo buzima rero impamvu uvuga ngo kubaho neza nihuse ndasobanuye ku buryo bw'abantu babiri reka mvuge icyo bita kubaho neza ofete kubaho neza abantu barabyitiranya
tuvuge nimba ngiye postinga amafoto yanjye na madamu buri munsi, ibyo byose nagomba nifotoje n'undi mudamu ngo nyashyireho, aba ari wa mudamu n'ubundi. Kandi ikindi cya kabiri, ntabwo bivuze ko mu buzima bwanjye ntahura n'ibibazo. Ni ukuvuga ngo buri bantu bose bafite ibibazo bahura nabyo bitandukanye, ariko bagomba kuba bicaye ari hamwe ari babiri, bafite icyerekezo kimwe cyo guhangana n'ibyo bibazo, bakabiganiraho. Rero ni ukuvuga ngo n'ubundi njyewe icyo ngamije ku mugore wanjye cyangwa se no ku bana banjye ni ukubaho tunezerewe. Kunezerwa ni iki? Ni igihe iyo hari ibyishimo turabisangira, kuriya mubona tuba twasangiye, tuba tumeze neza, abana tuba tuganira, turabisangira. Iyo haje ibibazo mbirangiza cyangwa se ngira umuhate wo kubikemura kugira ngo n'ubundi tube muri cya gihe gishimishije. Ibyo nibyo bita kunezerwa, kuko kunezerwa ntabwo bivuga ko abantu batagira challenge cyangwa se batagira ibibazo, kubera ko abantu bose ushobora no kubyuka wabwira umuntu ngo bite, awo ntiyumve bite kubera ko wenda yarose nabi. Ni ukuvuga ngo rero mu buzima ni byiza ko umenya ko kugira ngo unezerwe ni intego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ibintu uhora wapudetinga. Tuvuge nimba warahisemo kuba ushaka kwereka abantu ibintu byiza, urakoresha uko ushoboye ibyo bintu byiza ntibizaveho, kubera ko uzi neza ko in deep nuramuka uguye cyangwa se nuramuka utabikoze uko nguko biri, cyangwa se nuramuka wowe hari ukuntu utabayeho neza, bya bintu uzajya ubikora ariko bikurya umutima. Ugomba kuba uharanira ko ibibazo, kuko ibibazo tugira mu buzima ntabwo ari byo byinshi kuruta ibisubizo dufite. Yego. Ariko kubera ko washatse kureba muri angere y'ibibazo, buriya kuri gupostinga hari n'abantu bapostinga intambara, ibitutsi, hari abapostinga uburaya bakoze, ibyo byose birahari. Ntabwo rero waba ubona abantu nabo bapostinga ibyo bintu ngo nawe ujye gupostinga ibintu bidahuje n'imitekerereze yawe. Dimwe wowe nawe jyaho postinga ibyo bintu byiza, bya bibazo byawe ubirangirize mu gikari, ariko making sure ko ibyo postinga bijyana n'icyerekezo ushaka gutwaramo umuryango wawe. Ni byiza cyane rwose, ndumva ari ubutumwa, urumva ni n'ubutumwa utanze. Ariko ubu ngubu icyari kigamijwe kugira ngo twemere yuko kubaho neza bishoboka, ingo zibanye neza ziriho, birashoboka cyane, ariko kandi ko kubana neza atari absence y'ibibazo. Ni ukuvuga ngo ibibazo iyo bije nk'uko wabivuze mubishakira umuti hamwe. Ikindi harimo gutyazanya, niba nabyumvise, harimo igihe umwe umuriro we wagabanutse, undi yenyegeza agashyiramo umuriro, gutyo mukazamurana. Ni byiza cyane. Ndagira ngo tukiri muri uwo mujyo w'urukundo, mu minsi mikeya itarenze ngira ngo 3 tuzaba twinjiye muri Saint Valentin, ari itariki 14 za Saint Valentin, Valentine's Day. Yego. Ivugwaho byinshi n'abantu batandukanye, bamwe bakayifata koko nk'umunsi w'abakundana, umunsi ukwiriye, ndetse bamwe bakanasohoka ibintu bigacika. Abandi nabo bakabifata nk'umunsi utari mwiza, cyangwa se umunsi w'abanyabyaha, niwo munsi wo gusambanira, niwo munsi wo gukora ibindi bintu bitari byiza. Wowe Saint Valentin uyumva gute? Wenda tutagiye cyane mu mateka, ariko muri rusange Saint Valentin isobanuye iki kuri wowe? Ni ubuhe butumwa watangariza abantu? Ese ni nziza? Ese si nziza? Ese irakwiriye? Ntikwiriye? Ese mu gihe ibaye ni ngombwa ngo abantu basohoke? Ni ngombwa ngo abantu bishime? Ni ngombwa ngo abantu bahane impano? Ese ni nk'itegeko cyangwa si ngombwa? Watusangiza gato. Ntabwo ndi bujye mu mateka, ariko reka nkureho kwibuka uwo mutagatifu Valentin. Saint Valentin kuko si twese twemera abatagatifu, si abantu bose bizihiza umunsi w'abakundana bemera Saint Valentin. Ufite abantu barabivangavanze ku buryo bamwe nta nubwo baba bazi icyo bari kwibuka, baba bari kugendera mu kigare cy'uko abandi babikoze. Ariko reka njye mvuge nk'urugero kuri jyewe kuri Saint Valentin nibwo mama wanjye yatashye, nibwo yavuye muri ubu buzima ku munsi w'abakundana. Aho kugira ngo nibuke mutagatifu Valentin, nibuka mama wanjye.
so kandi kugira ngo numve nibuke mama wanjye n'ibintu yanyifurizaga n'ukuntu yankundaga n'ukuntu yanyifurizaga ibintu byiza n'ubundi birahita bigwa muri uwo nguwo bibuka wakoze ibintu nawe bakamwitirira uwo munsi. So Saint Valentin reka tubanze twemere ko ni umunsi washyizweho cyangwa se uriho, ariko uko washyizweho wowe ntabwo wari uriho, reka tuvuge uyu munsi. Ariko uyu munsi, uwo munsi nutawita n'uwa Saint Valentin uwita uw'abakundana, ariko ugira ikintu ushingiraho ubu munsi koko w'abakundana. So ngewe kuri jyewe rero, kuri jyewe ikintu cya mbere nk'uko nahereye mvuga kuri mama wanjye, Saint Valentin ubundi kubera ko wiswe umunsi w'abakundana, ni umunsi wakabaye ugera, nimba tuvuga uri mu rukundo cyangwa se warubatse urugo, ni umunsi wakabaye ugera waratekereje neza nimba isi yose igira umunsi w'abakundana. Ese ubundi gukundana ni gute? Ni iki ikitari kugenda muri iyi minsi? Ni iki? Ese ni iki nakora koko nanjye mbukundana, kugira ngo ugere kuri wa munsi ntuserebure mutagatifu Valentin cyangwa ntuserebure ikindi kintu, at least userebure ko uwo ukunda umukunda by'ukuri. Yego. Kubera ko ni umunsi isi yose iraba iri muri ibyo. Noneho kugira ngo ubibemo mu kigare, bibemo warangije kwisuzuma, uvuga uti jyewe ku munsi w'abakundana ese ni iyihe contribution mfite mu byerekeye urukundo. Yego. Noneho nuserebura, nusohokana n'umuntu, uwo muntu bibe bimacinga, nimba mwahuje imyenda, mugahuza imirire, mugahuza ibiki, mwe mwahuje n'umutima. Aho kugira ngo kubera ko wabonye abandi birukanka bari kugura indabyo, nawe wirukanka ugura indabyo, nurangiza uziha umuntu agiye kuhita agenda akazijugunya kandi ayo mafaranga mutayakoresheje. Kubera ko buriya umuntu wahaye ururabyo muri kumva ibintu kimwe, cyangwa se wahaye gift muri kumva ibintu kimwe, agaciro ntago kaba ari ya gift. Agaciro azahora yibuka ni cya kindi mwahurijeho, cyangwa se wamukoreye azi ko kivuye ku mutima. Kuko indabyo barazijugunya tuzisanga mu mapuberi. So Saint Valentin kuri jyewe numva ari umunsi twagiriwe amahirwe yo kugira ngo tureflectinge kuri aho turi kuva, hanyuma tunareba aho turi kujya, nimba hari amasezerano twakoze tukaba tutarayubahirije, kubera ko ari umunsi wiswe w'abakundana. Uvuga uti se jyewe uyu muntu wanjye mukunda mu buhe buryo? So umuntu wawe yongera amenye ngo uramukunda, ariko urukundo umukunda rungana gute? Kubera ko nyuma ya Saint Valentin twaje gusanga ko hari nabo hamagara agatangira kubwira ngo uri kumustressa kandi yaraguhizahize ngo mukore Saint Valentin. So urumva biterwa n'ikintu. Ngiye kuri jyewe numva Saint Valentin ari ikintu gikwiye kuba gihera mu mutima, imibereho ndetse na viziyo ufitiye uwo ugiye kwizizanya nawe. Kubera ko hari n'abandi bafite abakobwa ubu babeshya nka batanu, akaba afite uwazajyana kuri Saint Valentin n'undi bazakomezanya. Hari n'abaserera bakajya mu bibazo kubera ko babafashe, kubera ko ururabyo barujyanye ahandi. So urumva uwo muntu nta ntumbera bafite. Kuri jyewe rero numva Saint Valentin ari umunsi wo kureflectinga ku byo twakoze, ibyo turi gukora uyu munsi, na viziyo dufite mu byerekeye urukundo kubo dukunda of course. Mbese muri make Saint Valentin ni nziza, ariko uburyo ikorwamo nibwo bufite agaciro kanini. No kuvuga ngo agaciro abantu bakwiye guha uwo munsi nicyo gifite umumaro cyane. Ariko kuba Saint Valentin yabaho uwo munsi wabaho w'itariki 14 nk'uko bawuhisemo z'ukwezi kwa kabiri, ntacyo bitwaye. Muri make nuko bimeze. Ntacyo bitwaye. Ngewe mba mbona bimeze nkaho ni nka rapere, kubera ko ubundi Saint Valentin ikwiye kuba n'abantu bari gushaka kwizihiza Saint Valentin uyu munsi. Nibyo ndi kubabwira, nibyo nashyize ahantu hose, nicyo kiganiro nagiyemo mu gitondo. Ahantu hose ndi kuganira ndi kubabwira ngo Saint Valentin y'uyu mwaka, cyangwa se iyo ugiye kwizihiza ubu ngubu, yaba iya mbere, yaba iy'icumi, yaba iy'ijana, yizihize ariko wiyemeza ko uwo munsi uhindura iminsi yose. Kugira ngo Saint Valentin, kugira ngo nimba uyibayeho ku itariki 14, 15 bibuko 16, 17, kubera ko imbaraga uri gushyira mu gushaka gift n'ubundi uzishyizemo niwo uzabikora. Imbaraga uri gushyira mu bwira umuntu amagambo meza n'ubundi niwo wasohokamo. So ubikoze buri munsi, ya Saint Valentin wa munsi nka 14 w'umwaka utaha, byajya bigera hari amarangamutima y'umuntu wasannye, byajya bigera hari amarangamutima y'umuntu muhuje, byajya nibiragera hari n'iterambere ryababayeho, kubera ko iyo umuntu ameze neza mu marangamutima bimufasha gutekereza neza. Harimo akantu nkuyemo gakomeye kandi gafite umumaro. No kuvuga ngo ku munsi wa Saint Valentin abantu bashyiramo imbaraga nyinshi mu kugaragaza ko
cyangwa se mu kwereka abakunzi babo koko babakunze, ariko yego izo mbaraga bakazigaragariza mu bikorwa, nk'uko yego watanze ingero, ari gutanga indabyo, ushobora no gutanga n'izindi gift, urumva ari yego kumusohokana, ari kugira gute, ibyo byose ni imbaraga ziri mu bikorwa. Rero yego umuntu azishyize mu buzima bwa buri munsi, izo mbaraga, yego ni yego nabwo ibintu byarushaho kugenda neza. Umuntu ntiyumve ngo yego target ni umunsi umwe gusa, ahubwo target ikaba y'iminsi yose. yego Hanyuma we D4D ubwo barapanga iki ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri? D4D barateganya kujya he? Hanyuma ubwo ari nk'umuntu wifuza kuvuga ngo ndashaka nanjye kuzahura na D4D kuri uwo munsi, yabasanga he? Ni iki mwapanze kuri Saint Valentin y'uyu mwaka? Okay, nk'ibisanzwe Saint Valentin ubundi ni umunsi wanjye ukuntu ugenda mu gitondo, nk'iyo nta kiganiro mfite ko akenshi usanga ndi ku mateleviziyo mu gitondo kare, saa wenda hagati ya saa 2 na saa 4 usanga ndi kuri televiziyo. Akenshi imyaka myinshi ishize nabaga ndi kuri televiziyo ndi kuganira, wenda turi kuvuga ku byerekeye Saint Valentin, ariko nubwo bitabi hari umunsi wanjye ukuntu ubupanze. Saint Valentin ikintu cya mbere nkora ni ugushyira indabyo mama wanjye aho aruhukiye, tukajyana n'abana na madamu, hanyuma ikindi tugasangira yaba n'abana ndetse na madamu, kubera ko turaserebura icya mbere uwo munsi w'abakundana, icya kabiri turaserebura ubuzima bwa mama wanjye watumye mba ku isi, icya gatatu turaserebura ko imikorere ye n'imirimo yakoze tudashidikanya ko yagiye mu ijuru, cyangwa se aho harameze neza, cyangwa se atureba. Ibyo nabyo tuba tubiserebura mu gihe cy'igitondo. Hanyuma nimugoroba nk'ibisanzwe tujya mu birori nyine by'abakundana, kubera ko nk'ubu ngubu hari n'abo nzaganiriza, cyangwa se hari n'abo nzabwira ijambo wenda ku munsi w'abakundana. Tuzaba turi mu birori byitwa Love and Chill Valentine's soirée. Ni ukuvuga ngo ni ibirori bizabera ku Gikondo, hanyuma tukaba turi kumwe n'abandi nyine n'andi makapo n'abandi bantu tugasangira. Bizaba birimo aba DJ, bizaba birimo abacuranga za saxophone, hazaba harimo indirimbo z'urukundo, ariko kubirenze n'ibyo ngibyo hazaba harimo gufotorwa amafoto, ndetse ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo hari no kuba twabwira abantu uburyo ki urukundo bakwiye kuba barubamo. Hanyuma nka D4D nyine urumva tuba twabukereye, tuba dushaka ko nimba hari ibyo twabashije kugeraho n'abandi babimenya, hanyuma kugira ngo urukundo ruba aricyo kintu cya mbere kiba kiri kuri level yo hejuru, ibindi bize bikurikiyeho. So urumva tuba turi muri ibyo ngibyo. Icyo gikorwa ari abantu bagitumiwemo cyangwa umuntu uwo ari we wese yakizamo? Kandi niba ariko bimeze, niba buri wese yaza ubishatse, ubwo uratubwira location y'aho hantu ahariho n'amasaha. No kuvuga ngo icyo ni igikorwa cyateguwe na company yitwa Wise Group Limited. Hanyuma iyo company n'ubundi isanzwe yorganiza ama event akomeye ndetse n'amahuriro y'abantu. Hanyuma icyo gikorwa rero nkuko ubivuze, kuzamo uwabishaka wese yabizamo, ariko ni ukwishyura, kubera ko urumva wabiteguye nawe aba afite uko yabigenje kugira ngo ibyo bintu bijye mu buryo. Rero nka couple igomba kwishyura 70,000 iguze tike mbere, yishyura 70,000 kuri couple. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu babiri. Hanyuma wishyuye ku muryango uzishyura 80,000, ariko ibyo 80,000 birimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, hakabamo n'abo bahanzi bazaba bahari, n'ibyo biganiro, n'ayo mafoto, ibintu byose bizaba bikubiye muri ibyo 80,000. Hanyuma tugasangira tukanaganira. Hanyuma ikindi cya kabiri nuko ushobora kubukinga table. Hari table za VIP wishyura 350,000 mukajyaho muri abantu batandatu. Hanyuma hakaba hari no kuba uri single, ushobora kuzana none wishyura 40,000 ukinjira. Hanyuma hazaba hari uwo bita MC Anita, abantu baramuzi mu Rwanda, MC na DJ Anita. Hanyuma hazaba hari uwo bita DJ Caspi, ariko nanone hazaba witwa Emi Dimples, ni umuntu ucuranga saxophone, akaba ari na bamwita Nick mu mafilime yo mu Rwanda. Hanyuma ikindi nuko bizabera ahantu hitwa 248 Events Gikondo, ni hariya uzamuka ujya kwa Rujugiro. Hanyuma natwe rero tukaba duhari
tukaza tukabiyereka, tukaba twaganira, tukaba twasharinga ibitekerezo, ndetse mukaba mwamenya D4D noneho mu buzima busanzwe, tuganira rwose duciringa. Ndumva rero ibyo bisobanutse. Abantu batari bafite linye, reka tubyite gutyo, batari bafite umurongo, batari bafite aho bazajya, cyangwa bari bakirimo kubitekerezaho, mwabonye aho mushobora kuzasohokera kuri uwo munsi. Kandi by'umwihariko D4D bazaba bahari, kandi D4D mwamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Wababwira imbuga nkoranyambaga uriho ku buryo ushaka kugukurikira gukurikira? Kubera kugira imbuga nkoranyambaga rero nyinshi, ariko noneho reka nzivuga, ariko ndahita nababwira uburyo bworoshye bwo kuzibonamo. Kuri Instagram nitwa didimuke akarongo ko hasi cyangwa underscore D4D nyine nk'uko babibona ni DI4DI. ni ukuvuga ngo aho ni kuri Instagram. Kuri Facebook ni Didier Muke, hanyuma kuri X cyangwa cyahoze ari Twitter ni Didi Muke, hanyuma kuri YouTube mfite YouTube channel yitwa D4D Muke. Ariko kugira ngo biborohere kubera nzivuga nyinshi, ushobora kujya muri Google aho ushakishiriza amakuru. Iyo wanditsemo D4D uko nkubwiye DI4DI, bahita baguha imbuga nkoranyambaga zanjye, aho nagiye, ibinyamakuru naganiye nabyo, hanyuma ukagenda winjiramo rwose bitewe n'icyo ushaka kubona. Hanyuma ikindi nuko ngewe rwose umunsi ku munsi mba ndi mushya, yaba mu rukundo yaba mu rugo. Ni nayo mpamvu mbisangiza n'abantu. Hari abantu benshi bavuga ngo gupostinga bakabyita kwibonekeza, abandi bakabyita uko bashaka, ariko ibyo nyine n'ubundi byahozeho, nta kigiye kubihindura. N'ubundi ku isi ntabwo ushobora kuba abantu bose bumva ibintu uri gukora, ariko uwabashije kubisogongera amenya impamvu, kandi yamaze kumenya iyo mpamvu ahita yiyongera ku bandi bari guharanira umujyi umwe wo gushaka ibyiza. So rero ngewe niyemeje cyangwa se ubuzima bwanjye n'ubundi nabuhariye cyangwa se nabuhaye kuba ingo cyangwa se urukundo kuba rugaragara mu buryo rukwiye kuba rugaragaramo. Kandi ikindi cya kabiri, guharanira kuba nduwo mubona mu mashusho cyangwa se nduwo mubona mu biganiro cyangwa se nduwo mubona mu mapost, kubera ko urugo rwanjye nibwo buzima bwanjye. Hanyuma ejo hazaza nzi neza ko Imana izanyambika ikamba cyangwa se izampa igihembo cy'uko nabashije kuba mpagarara mu cyandemeye kubamo. Ni byiza cyane. Hanyuma dusoza, ni ubuhe butumwa waha cyangwa se niye nama wagira ingo zirimo guca mu bibazo? Kuko ntago nanone twakwirengagiza ko hariho ingo nyinshi zirimo guca mu bibazo, abashakanye batarimo kumvikana, bamwe ndetse bageze no ku rwego rwo gutekereza kuba bakora divorce cyangwa se batandukana. Wabagiriye inama mu minota itarenze 2? Inama ya mbere reka tuvuge ko baba batarayikurikije neza, wenda iba yarapfuye, ni ikintu bita communication. Communication duhora tuyigisha, ariko wenda abantu tubabwira communication ariko ntitubabwira uburyo communication ikorwamo. Communication ni ukuvuga ngo mu gihe mugenzi wawe ari kukubwira ikibazo, nubwo yaba yibeshye cyangwa nubwo yaba ari kukubeshyera, ni byiza kutega amatwi ugatuza akakubwira, hanyuma nawe ukaza kumusaba umwanya wo kugira ngo uze kumusubiza. Kandi mu kumusubiza ukabanza ukamubaza nimba amagambo ugiye gukoresha atari bumukomeretse, nawe bikaba gutyo. Iyo communication uko bigenda kose iyo muyitoje igenda ikemura ikibazo kimwe ku kindi. Niho hahandi usanga n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe yasambanye akaza akabikubwira kubera ko byamuriye mu mutima. Muri communication azi ko utari bubimucyurire, azi ko utari bumubwira amagambo mabi, akagufata nk'umukiza, yabikubwira ukamugira inama ituma atazabisubiramo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko inama mbagira nuko nk'abantu bageze kuri level babona bagiye gutandukana, icya mbere nuko iyo gahunda ntabwo ariyo bari barafashe bajya kwinjira muri iyo nzira. Ibyo ni ibintu bakabaye baraganiriyeho, tugiye gukundana ariko ntituzakomezanya, bakamenya nimba ari igihe runaka bazabibamo bagatandukana. Ariko nimba barasezeranye kuba babana akaramata, ni byiza ko bumva ko ibyo biri kubabaho atari byo byabo. Kubera ko abantu benshi bakora divorce, ibyo sinatinya kubivuga, abantu benshi bakora divorce badivorsa byari bigiye gutungana. Ibyo mvuga ngo byari bigiye gutungana ntabwo ari abandi baza kubitunganya.
ni uko ibyo baba bapfa n'ubundi iyo bagiye mu buzima bwo hanze barongera bakabisangayo, bakaza gusanga bari bakwiye kuba bubakira ku byiza bageranyeho kuruta ibyo bapfuye ako kanya, kubera ko bashobora gupfa ibintu bibiri barageze ku bintu 15. So bakiyemeza bo ubwabo gushingira ku bintu bibiri aho kugira ngo biyemeze gushingira kuri 15, kubera ko abantu benshi batandukanye bakoze divorce usanga niyo bari mu bundi buzima, iyo bagize ibibazo batekereza ibyiza bageranyeho n'abo basize bakajya kubashaka, ahubwo noneho bigahinduka ibyaha n'amahano. Yego, urakoze cyane. So ni byiza rero ko batekereza ko ibyo, ni byiza ko batekereza ko ibyo bibiri bidakwiye kuba bisenya 15 bagezeho. Urakoze. Ndumva ni byinshi wari ufite byo kuvuga, mu by'ukuri tuguhaye kuvuga mu minota nk'ibiri, ariko mu kiganiro cy'ubutaha tuzabirambura, kuko ubushize wavuze ubuzima bwawe, uyu munsi uvuga iby'urushako rwawe, ariko ubutaha tuzabikomeza, ariko noneho twibanda mu buryo bw'ubutumwa cyane cyane, nibyo tuzibandaho cyane. Turagushimiye rero Didier ko wabanye natwe kuri Philohope uyu munsi, kandi turabifuriza kuzagira umunsi mwiza wa Saint Valentin, n'abandi bose bazawizihiza bose turabibifuriza, kandi turarikiye abakunzi bacu kuzongera gukurikira ikiganiro ubutaha tuzagirana nanone. Turizera ko nitugutumira uzongera ukagaruka. Ndahari rwose, ubundi ndavuga ngo I was born to be a blessing. So ni byiza cyane, ibyo ni ijambo ryiza cyane rwose. I was born to be a blessing. Ibyo ni ijambo rikwiriye, kandi dushatse twarifata rikaba ijambo ry'umunsi. Murakoze rero, abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo n'ikiganiro cy'ubutaha nigisohoka muzahite mukibona, kizahite kibageraho, ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubategurira. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda, n'umutumirwa Imana ikomeze kumurinda n'umuryango we. Bye bye. Murakoze cyane, kandi namwe muzagire Saint Valentin nziza. Murakoze. Yeah.